Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje kandi ndakwakiriye muri uyu mwanya wacu Youth Time Revival. Urubyiruko n'igihe cy'ububyutse, amasoko y'ububyutse hagati muri twebwe urubyiruko. Uyu munsi tugiye kongera kuganira ijambo ry'Imana, kandi ari nta kindi tugiye kurebanaho uretse amagambo Mwami Imana duhaye. Tugiye kuganira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 4 n'umurongo waho igice cya mbere n'umurongo waho wa 4. Hari amagambo meza avuze ngo iki? Hari amagambo avuze ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Umurongo wa 5, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Imana iguha umugisha muri uyu munsi, kandi reka twongere kumva neza ese n'iki Imana ishaka kuvugana natwe. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ntugahaguruke utarumva neza ko uhagurukanye n'umwuka wera, kandi ntuzagire ikintu na kimwe utangiza mu izina ry'Imana Data n'umwana wayo Yesu Kristo udahamywa n'umwuka wera, wumva utari kumwe, udafite impamvu zifatika z'uko uhagurukanye n'umwuka wera. Ntihakagire proje n'imwe winjiramo utari kumwe n'umwuka wera. Uyu munsi nifuje gutanga ku buhamya gato kugira ngo twumve uyu mwuka wera tumaze iminsi tuganira, uburyo ki ashaka kugendana natwe. N'urugero ruto rw'igihe kimwe nabayeho, ngera ahantu hamwe mu buzima busanzwe bwa buri munsi, nk'uko nawe ubyuka ukajya mu kazi kawe ugakora byinshi bitandukanye. Hanyuma ngeze mu masaha y'umugoroba, numva muri njyewe hamwe no kuganiriza umutima wanjye, kwiyumvira, mbwira Imana ntariko Mana, ndabona ngiye kugwa, ngiye gusubira inyuma. Ngira Imana gutyo, kandi ubwo ntekereza ko nari mfite ibintu numvaga biri kunaniza, bitari gufunguka, ntari kubona, ntari gusobanukirwa. Hanyuma mbwiza Imana ukuri, ndayibwira ko Mana, ko mbona ibi bintu nta gihe kinini ngiye kubimaramo, ko mbona ngiye kugwa. Hanyuma Yesu ashimwe cyane, ni ubuhamya bwanjye, ni ukuri ku buzima bwanjye. Ndashaka kuvuga umwuka wera ukuntu abana natwe, ukuntu nta proje na zimwe tugomba kujyamo kandi tutari kumwe n'umwuka wera, tutabyemerewe n'umwuka wera, kandi atiteguye kubidufashamo. Hanyuma ngera igihe rero ndabwira Imana, ariko ko numva ndushye kandi ko numva ngiye kugwa, biratangaje. Naratashye icyo gihe ngera mu rugo, hanyuma ndapfukama ndavuga kansenga Imana nk'umuntu ugeze mu rugo. Ndapfukama imbere y'igitanda nsenga Imana. Hanyuma mwene data, twasanze umwuka wera adufasha mu masengesho yacu. Yesu ashimwe cyane. Iyo turi gusenga umwuka wera aradufasha. Ntangiye gusenga, nagombaga gusenga nkabwira Imana ibintu niyumvamo, nkabwira Imana uburyo ndi kwiyumvamo, kandi ndatekereza ko numvaga nacitse intege mu mutima wanjye. Ariko ntago nari mfite ikintu runaka ngaragaza imbere y'Imana nyibwire ngo iki kirangubushije, oya. Gusa numvaga ikirere cy'ubusobanuro bw'ubukristo muri njyewe gifunze, ku buryo numva nta gihe kinini mfite, nta mbaraga z'igihe kirekire mfite zo kugenda urugendo rurerure nyihagaze mu byo nizera. Hanyuma rero ngeze mu rugo ndavuga kampfukame nsenge, nk'uko bisanzwe nawe utaha cyangwa se ushobora kuba ugira igihe cyo gusenga. Nangiye gusenga, nta kindi nari kubwira Imana, atangiye kuyibwira Mana, ikintu nakubwiye ndi serious, ndabona nshobora kutaba mfite igihe kinini muri ibi bintu byawe, ndabona nshobora kuba ngiye kugwa. Hanyuma Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga ukuntu umwuka wera abana natwe, kandi ukuntu tumukeneye muri proje z'ubuzima bwacu zose. Hanyuma umwuka wera abarambajije mu isengesho, numva impumeko y'Imana mu mutima wanjye, nanga ngaho nimba uri gutekereza kugwa, mbwira ukuntu ugiye kugwa. Ndavuga Yesu, ngiye gusubira inyuma. Ndebye inyuma, mbona nta hantu mfiteho kujya. Yesu ashimwe cyane. Buriya Imana irashaka ko tuba mu biganiro bifunguye nayo.
ndebye inyuma ahantu mvuga ngo ngiye kugwa, mbona ni mu muriro, ni mu mworera kurushaho ndi kujya. Yesu ashimwe cyane. Imana irashaka ngo uyibwire ibyo wibwira kandi n'ibyo utekereza byose. Imana irashaka kuza mu maproje yawe kandi irashaka ko muganira kuri buri kintu cyose cyo mu buzima bwawe. Biratangaje. Ushobora gutekereza ngo nayo nkeneye iminsi yo kwiyiriza ubusa kugira ngo nongere gusubizwamo imbaraga, ngo ntago njyewe numvishe mbwije Imana ukuri, insobanuriye uko kuri neza ikunyeretse, mfata icyemezo ndakikubwira. Mbwira Imana nti inyuma aho mbonye naha hariho gusubira, kuko nabonye ari habi cyane aho navuye. Yesu ashimwe cyane. Ariko mbibonye ryari ngeze imbere y'Imana. Hanyuma mbwira Imana hari inyuma aho ntago nshaka kujyayo, birahindutse, gahunda yo gusubira inyuma yo ntago nyikiyirimo. Okay, ngaho ndi mu isengesho, mwene data ndagira Imana ngaho dukomeze imbere basi. Ariko ikintu cyangoye nanone, ndebye imbere ibintu Kristo ari kumamagarira nanone, mbona nabwo nta mbaraga mfite ziranzamura ngo zimvane muri uwo munsi, zinkomezanye mu minsi iri imbere kandi nkomeza gukora ibyo Imana ishaka. Numva ijwi rirambwira ati kandi dore ikibazo ufite, wabuze imbaraga zituma ukomeza urugendo. Hanyuma Imana irambwira ufite option imwe rero nanone, ushobora guhagarara aho wari ugeze nanone ukabaho. Ndavuga mpagarare ninongere kwavansa ngo nkore ubushake bw'Imana kandi ngume hano. Nabyo Imana irambwira biroroshye, bihisemo rwose nta kibazo wahagarara. Hanyuma nanone Imana irambwira ati ariko nanone guhagarara waba ugiye kudindira, waba ugiye kwica byinshi na benshi. Kankubwire niteguye kugufasha gukomeza